Ndabashuhuje mwese kandi nongeye kubifuriza umugisha w'Imana aho muri hose. Imana ikomeze kubaha umugisha. Nagira ngo mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana dusenge, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye, tugushimiye ijambo ryawe ryiza. Tugushimiye ko ari ijambo rifasha abagenzi bajya mu rugendo rwo kukunezeza, mu rugendo rujya mu ijuru. Umugisha rero abantu bose bateze amatwi ubu butumwa bwiza, kugira ngo mwami bumvemo ubushake bwawe, bumvemo icyo ushaka kubaganiriza. Nanjye ufashe, twese tugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyo ku ngoma cya kabiri, igice cyaho cya 7 umurongo wa 12, 13 tugeze kuri 14. Kadusome, haranditswe ngo: nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye n'ibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru, mbabare igicumuro cyabo, mbakirize igihugu. Dusome nanone mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cyaho ni icya 5, turasoma umurongo waho wa 16b. Yakobo 5:16b handitswe amagambo avuga ngo: gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Nagira ngo tuganire ku mbaraga z'amasengesho. Gusenga harimo imbaraga zikomeye cyane. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Iyo tuganira n'Imana rero, Imana iduha imbaraga zo kudutabara. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu buhanuzi bwa Yeremiya, igice cya 33 umurongo wa 3, haravuga ngo: ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhanije utamenya. Gusenga hazamo ubutabazi utamenya, burenze ubwo ushobora gutekereza. Abantu babayeho muri Bibiliya bagiye bakora ibintu bikomeye cyane, abo tuzi nka ba Mose, ba Eliya, ba Henoki, ba Aburahamu, abantu bose n'umwami wacu Yesu. Ikintu cyagiye kibashoboza ni Imana, ariko binyuze mu masengesho babaga basenze bagiranye n'Imana. Gusenga no kuganira n'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo birashoboka ko ijuru ryakingwa, isi igahura n'amapfa, hakabaho inzara, hakabaho ibyonnyi mu myaka, hakabaho indwara za mugiga n'ibyorezo nk'ibi ngibi byose bya COVID-19 n'ibindi. Bibiliya iravuze ngo hari umuti. Abantu b'Imana ngo bafite umuti. Abantu b'Imana bafite umuti ngo nibasenga. Biravuze ngo nibicisha bugufi, Imana yabwiye Salomo, nibicisha bugufi bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru, mbabare igicumuro cyabo kandi mbakirize n'igihugu. Bishatse kuvuga ko mu masengesho harimo imbaraga zikomeye. Bibiliya yavuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Bene data, ndagira ngo nongere mbakumbuze gusenga Imana, mbakumbuze gusenga Imana. Itorero, inshingano yacu ni ugusenga mu bihe nk'ibi ngibi isi ibiri gucamo. Inshingano y'itorero ni ugusenga, kandi cyane biravuze ngo ni ugusengana umwete. Hari amasengesho ubundi Imana isubiza idatinze, amasengesho arimo ubushake bwayo. Wavuga uti se nayahe? Ni amasengesho yo gusabira abantu benshi, ni amasengesho afitiye inyungu igihugu, ni amasengesho afitiye inyungu abantu. Kubera ko biravuze ngo haramutse habayeho ibyorezo, ndashaka kuvugira ko muri ibi turimo by'ibyorezo bikomeye, nidusenga Imana yiteguye kutwumva, yiteguye gukora ibintu bikomeye, kubera ko ni isengesho ritirebaho, ni isengesho rireba abantu benshi. Rero ni kuki ari ngombwa ko dusenga? Ubundi kuki ari ngombwa ko dusenga? Icya mbere ni uko gusenga, mu gusenga tuhakura ibihe byo kubana n'Imana. Turi abanyantege nke, abantu ubundi abantu ni abanyantege nke, ariko iyo begereye Imana, Imana irabashoboza. Paulo yaravuze mu Bafilipi ibice 4:13 ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Iyo dusenga Imana iradushoboza, Imana iradushoboza. Turi abanyantege nkeya, turi abantu nyine, abantu ni abanyantege nkeya, bararwara, bahura n'ibibazo, bahura mbega
n'ibintu bikomeye. Ariko iyo dusenga Imana iduha imbaraga ku bintu ibyo ari byo byose tubigenda hejuru. Icya kabiri ni uko turwana n'imbaraga ziturusha ubushobozi. Abanzi bacu abo turwana nabo ntabwo ari ab'inyama n'amaraso, nk'uko Pawulo yabyandikiye aba Efeso mu bice 6 umurongo waho wa 10 uhereye kuri 11 gukomeza. Ntabwo abo dukirana nabo, abo turwana nabo ntabwo ari abantu bafite inyama nk'izacu, ariko iyo turi imbere Imana iduha imbaraga zikomeye. Mu rwandiko Pawulo yandikiye abakorinto ibice 10 yaravuze ngo nubwo tugenda tumeze nk'abantu, ariko ntabwo intwaro zacu zimeze nk'iz'abantu, ngo kuko imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome, ngo dukubita hasi ibintu byose, tubikubita hasi, turabisenya, tukabiritagura, tukabikubita hasi kubwo gusenga. Abantu iyo basenga, Imana imanura imbaraga zikomeye, tugasenya ibihome by'umwanzi, tukaritagura imbaraga z'abadayimoni. Wavuga uti se duha urugero, dusome cyangwa se dusomye igitabo cy'ibyo ku ngoma cya 2 ibice 20. Yehoshafati yaratewe, aterwa n'ingabo zimurusha ubushobozi, aterwa n'abamowabu n'abamoni n'abamowanimu n'abo ku musozi wa Seyiri. Amaze kubona yatewe, nta kindi yakoze uretse gushaka Imana. Biravuga ngo yihase gushaka Uwiteka. Amaze kubona ko yatewe n'imbaraga zimurusha ubushobozi, yagiye gusenga, abwira Imana ati, Imana uri Imana ifite imbaraga, mu kuboko kwawe nta muntu n'umwe wabaza ngo agutanga imbere, mu kuboko kwawe harimo imbaraga kandi wadutabara. Wabwiye Aburahamu ngo niduhura n'akaga n'ibyago n'inzara n'ibibazo basogokuruza niko bababwiye, urababwira ngo nituza gusenga nawe uzumva. Barimo basenga, ngo abantu baje aho ngaho, hari haje abantu bose, igihugu cyose cyari cyaje, ngo bagiye kumva umuntu mu iteraniro, ngo bumva yuzuye umwuka wera. Ngaravuze ati, yemwe umva, yewe mwami Yehoshafati, namwe baturage b'i Yerusalemu, namwe abayuda mwese, urugamba si urwanyu n'urw'Uwiteka Imana yanyu, muhagarare gusa murebe agakiza ngiye kubazanira. Ibyari bibakomereye, urugamba rwari ruremereye, Imana iravuga ngo ndi Uwiteka Imana. Ndashaka kubwira ngo nunasenga utega Imana amatwi, wumve icyo Imana iri kuvuga. Abantu barasenga gusa, bagasenga, yego bagasenga, ariko umuntu w'Imana akwiriye gusenga ukumva icyo Imana ivuga. Buriya ari igihe umuntu asenga akananirwa agahita agenda, ariko abahanga mu gusenga bagiye basenga bagategereza Imana, bakayitegereza. Ba Daniyeli bagiye basenga, basengera ibyifuzo bikomeye by'igihugu cyabo cya Isirayeli aho babaga bari. Imana ikababwira ngo nzamanuka mbikore, ndaje mbikore, ndaje nigaragaze niheshe icyubahiro. Ndashaka kubwira ko ugomba gusenga Imana kugeza aho wumva Imana ivuga ku buzima bw'icyo usengera. Ivuga niba urimo usenga ufite ibyifuzo, jya imbere y'Imana uyititirize, uyisenge. Luka ibice 18 hatubwira umukecuru watitirije. Yesu aravuga ngo ese ko umukecuru yatitirije kandi agatitiriza umuntu utarashaka kumwumva, ngo kandi bikarangira amusubije ngo mugira ngo Uwiteka Imana izarangarana intore zayo zitakira ku manywa n'ijoro, ngo ndababwiza ukuri yuko izazirengera. Rero nidusenga Imana izakomeza kuturengera. Yesu yavuze ngo, cyangwa se ijambo ry'Imana ryavuze ngo nimusenga nanjye nzumva. Imana ishimwe ko iba yiteguye kutwumva. Icya gatatu ni uko ibisubizo byose by'abana b'Imana, Imana yabinyujije mu nzira yo gusenga. Ni dusenga. Matayo ibice 7 umurongo wa 7 bavuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Umuntu wese usaba ahabwa, ushaka abona, ukomanga akagira gute, agakingurirwa. Urugero bavuze Eliya ngo yari umuntu umeze nkatwe, ariko ntabwo twebwe tumeze nka Eliya. Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ariko kugira twebwe ntituri nka Eliya, kuko usanga gusenga kw'abantu muri iki gihe ntabwo kumeze nk'uko wa Eliya. Eliya yarasenze, arasenga, kandi yarasenze ntiyarambirwa, yasenze igihe kinini, arasenga, Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Rero komeza usenge, kandi Imana yaduhaye amasezerano y'uko nidusenga izakora imirimo ikomeye. Mu mirimo izakora, muri mbye yaravuze we indirimbo ya 21 yaravuze ngo izirukana satani, ngo itegeke isi yose, tuzanesha nidusaba ko Imana igitwumvira. Rero ndagukumbuza kongera gusenga Imana. Abantu bagiye basenga Imana ntabwo yigeze bakuriramo aho. Twese twagiye dusenga Imana ikumva gusenga kwacu, Imana ikatwitaho. Amasengesho, hari amasengesho Imana ishobora gusubiza uwo mwanya vuba cyane, uwo mwanya ugisenga Imana ikagusubiza. Ariko hari n'amasengesho ashobora gutindaho gakeya, ugategereza igihe runaka, Imana ikagusubiza. Ndagira ngo rero dufate igihe dusenge. Ndagira ngo dusengere Abanyarwanda muri iki gihe, dusengere isi, dusengere abantu muri iyi minsi. Satani ari kugenda atugabaho ibitero mu buryo bukomeye. Abacuruzi, abanyeshuri, sekiteri zose z'ubuzima, Satani ari kuzataka. Urasanga abantu bose barimo baragabwaho ibitero, abantu
abahanga, abanyabwenge, abaganga, mbega usanga satani ahantu hose ari kugenda yangiza ibintu. Reka dusenge. Imana ishobora byose. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ufite ibibazo, ariko tugiye gusenga. Itorero muri iki gihe ririmo riraca mu bihe bikomeye. Insengero nibwo twabibona, ntabwo nkeka ko ibintu bitigeze bibaho. Insengero zirafungwa, ugasanga abantu gusenga byarahagaze, kujya mu materaniro kuririmbira Imana byarahagaze, amabiro abantu ntabwo bakijyamo, ibintu birahagaze, ibintu bimeze nabi. Ariko reka nkubwire, hari Imana ibasha kugira ikikora, ikakirema, ikagikomeza. Izina ryayo ni Uwiteka, niko yabwiye Yeremiya muri 33 umurongo wa mbere. Dusenga Imana kandi dusengere muri ayo magambo twavuze avuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhanije utamenya. Mana, turagushimiye ko ufite ubushobozi. Dusengera imitima y'abantu muri iki gihe, dusengeye abantu benshi, dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abanyarwanda, dusengeye abatuye isi, dusengeye itorero, dusengeye Mwami. Twirukanye iki cyorezo mu izina rya Yesu. Imbaraga za Satani aho zica, aho ariho hose, tugenda twumva ko kigenda kikihinduranya. Iyi myuka ya Satani turayivumye mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe nizimanuke zikore, kuko uri Imana ifite ubushobozi kandi ufite ubutware. Tugushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu.